Amen. Haleluya. Dushimye Imana itwemereye kongera kubana uyu munsi uko twabivuze. Turi mu cyumweru cyiza, icyumweru twise business week. Ngira ngo ejo hari ibyo twize byinshi, n'ubu turakomeje. Kandi uko babivuze nyuma y'izinyigisho zose ushobora kuba ari icyifuzo, ushobora kuba ari ikibazo ushaka kubaza, ushobora kuba ari utumvishe neza, hari n'ibindi bitekerezo zungurana. Niyo mpamvu kwa gatandatu saa 10 kugera saa 12 tuzaburanga mu buryo bwa dialogue no kuganira cyane. Imana y'umugisha. Ubwo rero ntugire ingorane, nibushaka natangira kumbaza ibibazo byinshi. Turatangira he, turahera hehe, bezarero umwuka bezarero hera he, muzaze tuganire. Hari abantu bafite mu buryo bufatika bw'umwuka no mu buryo busanzwe batugira inama bikagenda neza mu izina rya Yesu. Nagira none no gushima abantu barimo kudufata kamera, n'abantu muri Zaburi nshya nabonye babishyize hanze henshi. Ubwo rero nagira ngo nawe ugiye ni kuri YouTube wanditse Zaburi nshya, izingisho z'uno munsi uhita ibindi bisobanuro ngira ngo yaza kubibaha, ariko Imana y'umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma tugiye komeza inyigisho, ariko kuwa kane mfite umwanya mwiza w'ikintu nzigishaho. Turimo turiga ngo reka ubwami bw'Imana bumanuke mu byo dukora byose. Ngira ngo niba hari abantu kimwe mwibaza uburyo ubwami bw'Imana bumanukamo, tuzavuga uburyo ubwami bw'Imana bumanuka no mu misoro yacu. Ndabizi ko ngo imisoro ntago yizi iraducanze, ariko nzabereka uburyo ubwami bw'Imana bumanuka. Niba hari umuntu urwana n'ibibazo by'imisoro akibaza ngo bigenda bite ko ari myinshi, nta wacishamo akantu, nta wagira gute, muzaze mbabwire uburyo bufatika umujyi umuntu amanura ubwami bw'Imana no mu buryo bw'imisoro, kandi akagubwa neza, akagumya gutera imbere mu izina rya Yesu. Ubwo rero kwa kane rwose nubwo rero tuzakomeza amasengesho, ariko kwa kane by'umwihariko niba hari umucuruzi uzi cyangwa undi muntu nawe murarike, muzaze tubiganire mu izina rya Yesu. Haleluya. Turakomeje tuvuga ijambo ngo reka ubwami bwawe buze mu byo dukora mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndashaka kuvuga muri uyu munsi wa none, kuri uyu wa kabiri, ndashaka kubabwira itangazo kandi ndivuge ndikuye ku mutima. Nta muntu n'umwe ujya wemera yuko ubwami bw'Imana bumanuka mu byo akora ngo areke gutera imbere. Ndabisubiramo. Abantu bagira ngo y'ibintu by'Imana bizanye mu buzima bwa none ugiye kubyica, ariko buriya iyo twamanuye ubwami bw'Imana mu byo dukora none, buri gihe hari garanti ndi bubereke yemezanya neza yuko umuntu umanura ubwami bw'Imana mu byo akora atera imbere. Isi iratubeshya ikatubwira ngo buriya iyo ubivanze ugatangira kuzana amasoko yawe ukabizana ibintu by'Imana cyane, uba ugiye guhomba. Isi ikakubeshya ngo iyo wifitiye agashinga kawukora, abakora amaproje hano batandukanye, buriya utangiye kuvanga iby'Imana cyane uba ugiye kubizambya. Ahubwo ngiye kubereka uburyo kutabishyiramo ariko guhomba. Niyo mpamvu usanga abantu benshi batemera yuko ubwami bw'Imana bumanuka muri bo, ngo bumanuke mu byo bakora, kuko bakeka yuko iyo umanuye ubwami bw'Imana ibintu biba bigiye gupfa. Bamwe akarirengagiza. Nigeze kumva umuntu usanga mwami ngo iki cyacu wakibabariye abacuruzi rwose, bese ari byabaye exonore, hari byaha bundi Imana ikeneye kuba exonore kuba bacuruzi, ikeneye kuba exonore kuba. Ndashaka kubabwira yuko umuntu wese umanura ubwami bw'Imana mu byo akora atera imbere. Umva, turaza no gusenga Imana muri uyu munsi wa none. Ntago hari ibintu byaje abantu, ntago twaje kumanipira ngo tukubwire ngo zana ibi kugira ngo utere imbere, ariko buriya successful business woman cyangwa men agomba kuba yamanuye ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Ubundi kutamanura ubwami bw'Imana mu byo ukora ni igihombo. Reka nkubwire, nushaka ubucuruza ubunyobwa ukora muri kakamashini, nushaka ufite umujyango umwe ucuruza, buriya kumanura ubwami bw'Imana mu buzima bwawe ntabwo ari inyungu y'Imana cyane, ahubwo ni inyungu yawe kurutaho. Kuko kumanura ubwami bw'Imana mu byo ukora ni uguhereza Imana inzira yo kubona aho iguhera umugisha. Bureba ahangaha, mbese Imana igishaka uburyo yaho umugisha. Mwese murabizi ko twabivuze ejo, niyo iduha imbaraga zituronkesha ubutunzi. Hari igihe ari Imana ishaka inzira yacamo ngo iguhe umugisha, igasanga nta yindi nzira yacamo, igasanga uretse uyikingura ikayibwira ngo reka ubwami bwawe buze mu byo nkora, hanyuma mpabwe umugisha. Mu yandi magambo, kugira umuparteneri, kugira umufatanyabikorwa
witwa ubwami bw'Imana mu buzima mu byo ukora egal gutera imbere, successful and prosperity. Buriya iyo mpamvu ahubwo ibyo twavugaga abantu harimo haraza ibindi bintu byinshi bishaka kubabwira gutera imbere baciye mu zindi nzira, ariko ndashaka kubabwira ubwami bw'Imana iyo bwamanutse dutera imbere, kandi igiye kubikora ku byo dutera imbere. Ubundi abana b'Imana bamenye iri hamwe nibo bantu ba mbere baga batunze amakampanizi manini muri Kigali, batunze amakampanizi inganda ku isi, nibo bagomba gukora itandukanye. Ariko twabwiwe ijambo rivuga ngo iby'Imana yubishyize, ibyo ubuzima yubishyizemo cyane Imana biba bipfuye, ahubwo reka Imana nyibikire ku cyumweru no muri korari, ariko ningera muri business nyicira ijisho nyibwira ngo buretse gatoya turahuriye hanze aho ngaho gatoya. Ariko muri uyu munsi wa none twaje kuvuguruza inyuma by'abadayimoni mu izina rya Yesu. Haleluya. Bimeze bite rero? Kuki umuntu wese amana ubwami bw'Imana agomba gutera imbere mu byo akora, byanze bikunze agatera imbere? N'iryo hamwe muzi impamvu rero twarabivuze, kumanura ubwami bw'Imana mu buzima bwawe, uvuga ngo ubwami bwawe buze, ni ukwibwira ngo ngwino umufatanya bikorwa tugendana. Kandi ndashaka kufasha iri sengesho Yesu yigisha abigishwa gusenga, ntabwo ari isengesho ry'umunsi umwe, ntabwo ari isengesho ry'icyumweru. Iri ni isengesho bita daily prayer, ni isengesho rya buri munsi. Mu yandi magambo, buri gitondo ukwiye kuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze muri bya bintu nkora, ibyo ushaka yuko bikorwa mu ijuru aba ari byo bikorwa hano mu isi. Mu yandi magambo, buriya ari isengesho ntabwo ari isengesho rya buri gihe, ntabwo ari isengesho rya rimwe mu kwezi, ntabwo ari isengesho ryo gusenga muri kino cyumweru. Turashaka kubamenyereza buri munsi uko mubyutse kubwira ubwami bw'Imana ngo manuka mu byo nkora mu izina rya Yesu. Ni nayo mpamvu muri sengesho badasaba ibyo kujya by'ukwezi, badasaba ibyo kujya by'umwaka, bavuga ngo uduhe ibyo kujya byacu by'uyu munsi. Nuko ari isengesho rya buri munsi. Rero umuntu wiga kumanura ubwami bw'Imana mu byo akora buri munsi ahora atera imbere buri munsi. Nabisubiramo, iyo bigize buri munsi uba ugize inyungu za buri munsi. Haleluya. Rero mwumve, iyo twamanura ubwami bw'Imana bwa buri munsi itinduka umufatanya bikorwa. Buriya iyo umuntu tw'umufatanya bikorwa partenaire muba muri babiri, buriya hari iby'umupatina, hari uruhande rumwe ibyo umuntu akora, hari n'ibyo nawe ukora. Mu kumanura ubwami bw'Imana rero bwa buri munsi haba ibintu bibiri. Imana ikubwira ngo dore ibyo ukora ku ruhande rwawe, nanjye dore ibyo nzakora, dore nanjye nkora ku ruhande rwanjye. Mu yandi magambo, kumanura ubwami bw'Imana mu byo ukora, ubonye umuparteneri mugiye gusinyana amasezerano yuzuye. Rero tugiye kuri aya masezerano dusinyana nayo, murashaka kumenya? Kandi aya masezerano nta kindi kinazana, azana gutera imbere, azana kuzamurwa, azana prosperity, azana iterambere mu izina rya Yesu. Mwumve neza, tujye kuyashaka amasezerano iyo turi bugane uyu munsi none. Gutegeka kwa 2028, aya ni amasezerano ya buri munsi nawe n'Imana. Ubwami bwawe buze kuwa mbere, ubwami bwawe buze kuwa kabiri, ubwami bwawe buze kuwa gatatu, ubwami bwawe buze ari kuwa kane, ubwami bwawe buze ari kuwa gatanu, ubwami bwawe buze ari kuwa gatandatu, ubwami bwawe buze ari ku cyumweru. Bese ubwami bwawe ntibugasibe kuza. Uko uhamagara ubwami bw'Imana niko wibutsa amasezerano yayo nayo, hanyuma ubwami bw'Imana bugakora muri wowe. Umva rero, partenariat yacu n'ubwami bw'Imana, umufatanya bikorwa, rero namwise ngo ni business partner. Haleluya. Reka ubwami bw'Imana uhinduke business partner mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Gutegeka kwa 2028. Aha. Tujye muri partnership. Tugiye kureba uko ubufatanye bumeze. Turi kumwe? Haleluya. Ijambo rero ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya. Nahageze? 28 wabireba kuri telefone wabira gute, ariko ndagira nkurikire wumve. Umva rero, uruhande rw'Imana, ubwami bw'Imana, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegetse aujourd'hui. Umve neza. Bese buriya kuko twayihamagaye ngo ize, itizana n'ibisabwa, ikakubwira ngo
buriya ntago wavuze ngo naya buri munsi, ayo ngutegeka uyu munsi. Uranyumva neza? Buriya muzi ko nubwo twirengagiza ijwi ry'Imana, buri gitondo rizindukana ijwi n'icyo ridusaba kugira ngo ribone uko riduha umugisha. Ubundi bagomba kuziruka mu gitondo ukabwira Imana ngo mwana, uyu n'undi munsi unyongereye, kandi uyu n'umunsi ushaka umugisha, mbwira icyo nshaka ngo ngikore kugira ngo mpabwe ibyo utsezeranyiza. Hano arababwira ngo si ibya kera, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ukitondera n'amategeko igutegeka uyu munsi. Twumvishe? Ubwami bw'Imana ni bumanuka buri munsi, kandi iyo ubwami bw'Imana bumanutse bumanukana amategeko, bukamanukana n'ibyo bigusaba, ariko ubwami bw'Imana bukamanukana n'umugisha w'igisabwa. Reka mabwire, nta kimana izagusaba gukora itakubikiye icyiza. Ntago ndabona Imana si umwambuzi. Imana ntitubeshaho itubeshaho ko ngo ituremereze, ahubwo buri munsi imanura umugisha, igashyiraho password yo guhabwa umugisha. Iyo ugiye ugirirwa umugisha mu byo ukora byose, ukagirirwa umugisha wo kumva icyo Imana ikubwira uwo munsi. Haleluya. Gukiranuka si indirimbo, gukiranuka ni ukumva icyo Imana ikubwira buri munsi. Haleluya. Umva, nawe uyu munsi wasenze ngo ubwami bwawe buze, nayo irakubwira ngo ubwami bwanjye bwaje. Rero gira umwete wo kwitondera ibyo nkubwira uyu munsi. Mfite ibyo nagusabye, mfite ibyo nkubwira. Madame afite ararume muri telefone, ayisona kabisa, keretse ndibwigishe niba turi, ayisona buri gihe mu masamba mbafite agatotsi keza. Yasona bwa mbere yasonaga ikankanga, bukenda ndavuga ngo nzajya ngirengagiza ko yasonye. None sigaye isona nkayumva nkayirengagiza, nkasa nkaho bitavuze. Buriya ubwami bw'Imana buri gitondo iravuga, iyo ukinguye iduka iravuga, iyo ugeze kuri mashini iravuga. Buriya ntabwo ibintu by'ubwami bw'Imana ari ibyaho ngaho gusa. Ibintu by'Imana ni ibya buri munsi, daily, ni ibya buri munsi. Buriya n'ubyaho ukabyemera, ibyo ari byose hari iki kugusaba. Kandi nubwo nyirengagiza iyo rarume irasona nkayumva, ahubwo nkagona cyane. Nugira umwete wo kwitondera amategeko yanjye. Nawe uhamagaye ubwami bwanjye ngo nibuze mu byo nkora. Buriya iyo urimo urakora proposal, iyo urimo urakora report, iyo urimo urandika isoko, iyo uri kuri moto utwaye moto, iyo uri gucuruza ubunyobwa, iyo uri ku muntu uri mu gipangu cyawe wishyuza, akantu kose ukora, burya haba hari daily announcement, haba hari itangazo rya buri munsi rikubwira ibyo kwitondera. Kandi ibyo bintu byakuri byo kwitondera, hanyuma nayo ikavuga. Umva igisubizo rero, niwumvira ibyo ngibyo muri partnership, umva ikizakurikiraho. Imigisha yampaye ngo ni ingahe? Kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Ngaha rero, iyo tumanuye ubwami bw'Imana mu byo dukora, irazana kondisiyo. Kandi ndaza kubahereza igisubizo mu cyumve neza. Ibintu mwari muzi ko nta kimana idusaba tudashoboye. Mwari muzi ko nta kondisiyo n'imwe Imana idushyiraho. Ntabwo Imana ari umukinnyi, ntabwo Imana ari umukomediye, ntabwo Imana ikora ibintu iri fani biri aho ngaho. Ikintu insabye ni uko izi ko ngishoboye. Yamara kumenya ko kishoboye ikakinsaba, ninde umwana we, wari wasaba umwana wawe icyo adashoboye. Ariko buri munsi umusabye icyo ashoboye, hari igihe ngo yo papa sinakibasha. Rero nugira umwete wo kumvira amategeko yawe, dore bizakubaho. Iyi migisha yose izakuzaho. Munyemerere, muri iyi migisha muraza kwisoma igira hafi muri 15, ariko ndashaka kubabwira yuko irimo imigisha y'ubwoko butatu. Iyi migisha iza ku muntu wumva Imana buri munsi. Ijambo rya mbere, hari umugisha uza ku muryango we. Hari umugisha uza ku muryango we n'ibiri mu rugo, muzabisoma mu byumve neza. Kabiri, hari umugisha uza ku bw'ubugingo bwe. Gatatu, mwari muzi ko hari umugisha uza muri business. Muri iyi migisha muraza kureba harimo imigisha specific ku kintu cyitwa ibyo nkora, business yanjye. Ubundi nshatse kandi imigisha nimujya kureba murasanga ariho bipfira naho bikiri. Munyemerere sinivuga mu myinshi kubera umwanya, muraza kwisoma yose, ariko fata bimwe ijyanye n'ibyo dukora. Umva ijambo, umva
ukuntu avuga umurongo wa 5 yongeye guheraho haravuga ngo hazagira umugisha igitega cyawe n'ikibo uvugiramo. Basket igitega n'ikibo uvugiramo basket reka bahereza urugero igitebo. Aha utangiye kubona ibisubizo bya bese mu yandi magambo mukumvira Imana muri yabiri twemeza. Mwari muzi uko n'igitebo n'isafuriya cya kintu mvanamo umugati mwari muzi ko Imana igiye umugisha? Reka mabwire mwari muzi uko moto natsa Bibiliya yemera kwiha umugisha? Mwari muzi uko akamashini gakora injugu? Mwari muzi ko akamashini gakora injugu? Muzi uko Imana igaha umugisha? Mwari muzi uko niba ufite imashini laptop ukora iby'irembo ugatayipinga we ntabwo ukeneye kiriya gitebo ukeneye kuri laptop yawe Imana iha umugisha? Ubwami bwawe buze. Mwari muzi yuko niba ufite imodoka ya taxi voiture ugenda ubwayo iyo modoka ihabwa umugisha kuko witondeye amategeko y'Imana ya buri munsi? Mwari muzi yuko haleluya mwari muzi yuko ni imashini wogerezaho imodoka na cya kidobo wogerezaho imodoka kugira ngo utane 3,500 muzi yuko yo wubaka Imana ukamana ubwami bw'Imana mukajya muri partnership Imana iha umugisha? Waruzi yuko ni ufite restaurant bya bisafuri ubikajya hanze buryo ukuri muri ubikarangamo inyama n'iki Imana nayo irimo irabiha umugisha? Bese mbere yuko nanjye mu umugisha iha umugisha ibyawe. Wari uzi ko ni ufite imashini niba ufite photocopieuse hano ahubwo Mana yanjye business week business itwere cyumwe cyo gukanguka. Mwari muzi yuko ijya mashini photocopieuse imwe fotoramo uzi ko bugihabwa n'umugisha n'Imana yo nitoneye amategeko y'Imana? Satani yabeshya abantu ngo nushyira Imana mu byawe bizangirika ahubwo nushyira Imana mu byawe bizunguka. Mwari muzi yuko umuntu uri muri kamera niba ari cyo kimubesheje akaba ari cyo kimutunze iriya kamera imana akoresha Imana ihereza umugisha? Yuri muri adekora bya bitambaro uri muri abidekora buki Imana ibiha umugisha? Icyambe na mbere icyo duhahiramo izagiye umugisha. Nagira ngo tumanure ubwami bw'Imana ko ngibyo duhahiramo biduha umugisha mu izina rya Yesu. Wari wazi ko kagashakoshi ubikamo ibiceri bya parikingi n'ibya mituyu nakakazi ukoreramo uzi ko bujya ari cyo nicyo kibuvugiramo? Uzi ko Imana igiha umugisha? Dukomeze ujye mwihanganira amasani kuri ameze nyine ari kuvuga ibintu byinshi. Wari uzi ko kakajyango ukodesha mu 20 yo ubashya Imana ikumva iki gutegeka umunsi Imana ikabyazamo umusaruro? Aha niba uyu munsi udafite ikibuvugiramo usenge isengesho bw'Imana ngo mwami ndashaka umwuka wa Bezaleli. Murabyibuka byo twavuze ejo? Ndashaka umwuka wa Bezaleli ngo mpangire menye nanjye ikibo cyanjye Imana itangira mu mugisha mu izina rya Yesu. Mwari muzi ko amashini ufata uri murogosha y'amashini ufata uri murogosha uzi ko Imana iri amashini Imana iha umugisha? Mwumva umurongo wundi dukomeze dusome mu izina rya Yesu. Haleluya. Umurongo wa 8 mwumve neza umurongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Ni ukuvuga ngo iki? Stoke yawe yabiba muri banki, stoke yawe yabiba mu nzu isanzwe. Mwari muzi gukora muri stoke nayo Imana itanga umugisha? Mbese nuvuga ngo mu bigega ni ijambo ribiri. Ibigega bishobora kuba ari icyo ubikamo mu buryo bufatika cyangwa utabika. Mbese ahari ubutunzi bwawe ngo Imana ijye imanuka igatanga umugisha. Myerekana hari abantu njya bacuruza mu mujyi bambaye akantu ngaho mujya mukabona bafunze umwana arimo aracuruza mitu njya mbakunda kabisa yambaye akantu k'umukara arimo anagama ibiceri umotari nawe anagama ibiceri buriya nicyo kigega cye. Muri kiriya kigega kiri ku nda ye kiri ku mukandara we uzi ko Imana itegeka umugisha kubamo hanyuma ikavuga ngo
nzaha umugisha ibyo mugerageza gukora byose. Ndimo ndagerageza, ndimo napfundikanya, nibwo gitangira. Uko wabyita rwose, wabyita gupfundikanya, wabyita uko wafatishije ibintu byose uri gukora. Ibi business yo twamaniye ubwami bw'Imana, tukemera agreement ya partnership yayo, buri munsi manura ibyo tugerageza gukora byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu yandi magambo, kumanura ubwami bw'Imana imenya iki buvugiramo, ikamenya stock yawe, ikamenya bira byose birimo. Hanyuma ngo nibyo tugerageza gukora byose ikabiramo umugisha. Ntabwo dukora bimwe. Ubu hari abazindutse bakoresha umutwe, abandi bagakoresha amaso, abandi bagakoresha amatwi, abandi bagakoresha bitandukanye, ariko menya ngo iyo twubashye Imana tukamanura ubwami bw'Imana dutera imbere. Niyo mpamvu nshaka kubabwira, niba hari igishoro ukeneye gushora, niba hari imari utaratunga mu iduka ryawe cyangwa mu byo ukora byose, tunga gukiranuka. Buriya Satani, ndashaka kubabwira, Satani azi isoko yo gukiranuka ibyizana. Niyo mpamvu buri munsi akwemeza ngo nukiranuka ntacyo uzageraho. Mu yandi magambo, yacuritse ibintu, ubundi hagombaga guturuka umugisha, arahafunga, arangije afungura hadaturuka umugisha. Ariko murumva Imana igera mu byo dukora, ikagera mu bigega byacu, ikagera atandukanye. Iyi Imana waba urite kuyereza umugisha. Hanyuma uravuga ngo kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Munyemera hanga mbabwira, ubyumve neza we, ndabarahiye, umugisha wanyu ntabwo uri muri Canada, nta nubwo uri muri Tanzania. Abantu bajya za Zambia, za Mozambique amafaranga ariyo, ugeraho bigakora bikemera. Ndakurahiye utajyanye n'umugisha w'Imana. Mozambique ni kimwe na Nyarugenge. Mu bintu Imana itanga kubayubaha, ibahera umugisha mu gihugu cyane. Ndashaka kubabwira ngo umugisha uri mu gihugu cy'u Rwanda, yenda uzagura ibikorwa mu bindi bihugu, sinkubujije, ariko muri agreement yo twamanuye ubwami bw'Imana, umugisha uri mu Rwanda. Harya ko ntubizi we, birakomeye, ntuzi imisoro. Ibisingiye bivuze, yavuze ngo numbira uyu mwete, numvire ngo izamanura umugisha mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu bagurishije bagiye rwose. Ubu ni indege ya Rwanda yaje, tugiye kwigira muri Kinshasa gushaka ubuzima. Yewe wangeza mu Birigi gatoya, wama brasso zigurutse, niyo nayitega kwibaba nakira. Arakubeshye. Yo twamanuye ubwami bw'Imana, Imana itegeka umugisha. Nushaka ubutuye ahantu witwa Ibuzinga Ndwiri, upfa kuba wubaha Imana. Ibuzinga Ndwiri irazijwi Harano atekereza yuko Imana hari ibintu. Oya, iyagutuje Nyarugenge, nuyubaha izagora umugisha Nyarugenge. Niba wendaga guhunga igihugu, hungishijwe niba krize we, imuza amakuru, ibintu byakomeye. Ntabwo dutunzwe n'umupaka wa Uganda, dutunzwe no kubaha Imana. Imana igomba umugisha ibidodo. Nugira umwete, niwemera ubwami bw'Imana bukamanuka bukaza muri wowe, nzaguha umugisha mu bigega byawe, nzaguha umugisha mu byo ugerageza gukora byose, nzaguha n'umugisha mu gihugu Imana yawe iguha. Imana ishimwe yuko ijya kundema yaranyitegereje, ishaka ahantu nzahura nayo umugisha. Iravuga ngo uyu muntu ndamudaroningira he, uyu muntu Samuel ndamudaroningira he. Irashaka imona ni mu Mushinwa, si wo hanjye, inyuma uruhu rw'Abashinwa. Irazunguruka isanga ni mu ruhu rw'Abazungu, si wiwanjye. Irazunguruka ku isi yose, ireba the best country, ireba igihugu kiri kidasanzwe Samuel azaheramo umugisha. Iravuga ngo reka mumanure mudawuroningire hariya. Ndamanuka, yishaka yuko nzakirira muri Amerika, yari ku muruhu rw'Abanyamerika, haba umuzungu, ariko yaritonze iranyitegereza. Iravuga ngo hariya n'urwo ruhu rwe naho ngaho, irareba isanga ahantu heza izamera umugisha, isanga ni mu Rwanda. Umva, iki gihugu mujya mugisengera niho umugisha wawe uri.
ntushaka ukine green card, ntushaka ngo ujya mbona ngo za Canada zitanga iki. Kuwubaha Uwiteka aho tugeze hose Imana yaduha umugisha. Nta kintu cyakinezeza nko kujya kuvuga ubutumwa hanze. Ngagara muri Amerika, ngagara mu Burayi, nkibuka ko ndi butahe mu Rwanda. Ndamugana wa mukozi Imana aturutse mu Rwanda, nta rupapuro rw'impunzi, atama ibigori n'ibishyimbo, kandi tukavuga Yesu tugataha igikondo. Imana yaguhera umugisha aho ngaho. Nimugira umwete mukemera partnership y'Imana izarubisha aho ngaho. Aho hakorere urebe resources zihari, uvuga ngo nahangaha rero twabyiza nidu imbaraga zituremera ubutunzi. Yamaye amasezerano yuko nenda kujya hanze ngakirirayo. Courage hanze cyakora uzayitwohereza amaselfie uri kuri cya cyuma cya Paris n'ibindi, nta kintu uzayitwohereza. Hanyuma iri gufata sociale ya buri munsi nibyo. Imugira umwete wo kumvira Imana yanyu. Buriya uri umugisha mu Rwanda. Imana ishimwe ko u Rwanda rugufite. Imana ishimwe ko ururimo. Imana ishimwe ko muri 2012 ukiruhagazemo, kuko abapfuye hepfo na ruguru no hepfo n'abakuzungurutse n'inda zavuyemo mama wakubyara bujya benshi bari bababuze. Yatahanye uruhinja, hari abandi batahanye umurambo. Be happy, gira umunezero wahuri. Aho kuvuga ngo reka nkubahe Imana, nkubahe kugira ngo ngire umugisha mu gihugu Imana yanjye iguha. Nkunda kari bavuga ngo niyigire kubigenza bikemera. Niyigire igikubigenza bikemera. Wowe kabisa. Abasore mwirwa mushaka abakobwa mutanazi, nimuraziranye wa mu mukobwa i Burayi, wa mukobwa uri Canada, niko kutazi koza amasafuriya uri mu Rwanda. Jya kuyomwogereza muri Canada. Mwanyuzwe naho muri. Bantu bananiwe gutera imbere kubera umutima. Kakoreza ifoto aseka wagera ugasanga ntazi no guseka. Nabonye umunyaburayi. Imana ishimwe yuko izatwubahiriza muri kino gihugu ikaduha umugisha nitugira umwete wo kwitondera amategeko yayo. Imana ishimwe ko tuzashora muri kino gihugu tukubaka tukabaho neza mu izina rya Yesu. 12 niba rivugira imirongo y'ibyo dukora. Umva murongo 12. Umva makuru ino partnership nituyemera ubwami bw'Imana mukanuka. Ndagira ngo uyu murongo muvuge n'indi ibiri, hanyuma tuze kugera handi twegera gusoza. Aravuga ngo Uwiteka azagukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza ngo ajya kuvubira imvura mu bihe byayo, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Munyemere mvuga ibi. Ngo Uwiteka azakingura ijuru, hanyuma kugira ngo bujya mu ijuru mfiteho banki, ifite ububiko, ifite banki. Ivuga ngo muri no banki rero, wari uzi ko BK ariyo yagukiza yonyine, wari uzi ko banki ariyo yagukiza, wari uzi ko iri ahangaha. Bujya nanjye kubanyubaha mfite ububiko. Buriya dufite konte kubaha Imana. Hari konte zisanzwe ahangaha, ariko yatubwiye ngo hari ububiko ifite ububiko, ifite konte. Hanyuma ngo izakingura, kandi mwumve yo ntizaduha credit, ntizanatwaka na intere. Nawe impamvu Satani yanga ko dukiranuka muri business nuko azi ko ibi byose nidukiranuka bizaza. Arashaka ngo tubeho twakoze ibintu. Umva nuda tekinika muri iki gihugu ntago wabona isoko muri iki gihugu, hari ukuntu babigenza. Muza amakuru ariho nitugera mu ijuru nicyo kijya kinangaza. Tuzahura na buri sample yose na buri echantion y'ubuzima bwacu. Ntuzava ngo wari umusirikari niyo mpamvu utakijwe neza. Hazagaragara abajenerali bubashye Imana bari mu ijuru. Mwari muzi kutazava ngo nari umucuruzi ngo nkora ibintu bigoye byo kubipaka bitsa amanyanga. Bazakwereka abandi bantu bayo bacuruzi batera imbere batakoze amanyanga baryo.
ndashaka kubwira ibyo ukora ko byose mu ijuru hari echantion yawe. Isi irabizi, Satani arabizi yuko mu bwami bw'Imana, erega mwibuka ko avuyeyo. Ese nize kubabwira, nize kubaza Imana ariko kuki Satani agerageza. Irambwira ngo erega muhuye avuyeyo. Koko nsanga avuyeyo. Bese turarimba ubwami bw'Imana. We bawe umusoyemo. Ni nko guhura n'umugore uvuye gusenya ujya gukora ubukwe mu gitondo. Reka neza Illuminati n'abatinganyi ababwira ngo nimutajya muri amasosiyasiyo ntabwo muzakira, kuko azi yuko mu ijuru hariyo banke y'Imana. Arabizi. Duhuye avuyeyo. Amwirukanye. Natwe turi kuririmba ngo amarembo ni yugururwa. Arabizi avuyeyo. Murabizi ngo azakingura banke yo mu ijuru. Hanyuma ngo amanure umugisha mu mvura. Hari imvura igwa kubaha Imana y'umugisha. Ntabwo igaragara, ntikuba, ntirebariya, ariko muri partnership y'ubwami bw'Imana bwamarutse, Imana ijya imana imvura y'umugisha y'ububiko bwayo mu izina rya Yesu. Ndakwifuza kugira access kuri banke y'Imana mu izina rya Yesu. Jamura none ufite mu makofi yabo, afite agakarita ka Ecobank, Visa card, afite ubutandukanye mu makarita warutunzemo. Bikamo ni karita y'ububiko bwo mu ijuru. Abo nigishije mu cyumweru cy'abantu, icyumweru tuze kwiga amahanga, narabwiye ngo biratangaje. Adamu yaje gushukisha Satani yaje gushukisha Adamu ibintu Adamu yamaze kubona. Yaramubwiye ngo nujya kuri kino giti, abwira Eva ngo nujya kuri kino giti ngo urahita uhinduka nk'Imana. Mwari muzi ko aya makuru Adamu Imana yari yamaze kumubwira ngo nguhaye ishusho yanjye guse nanjye. Bese Satani buri gihe azi kuzana ibintu Imana yamaze kuduha, atubeshesha ubutunzi kandi Imana yaramaze kubuduhera muri Kristo Yesu. Uzwaje ngo nujya kuri kira giti nukijyaho, kuko ngo umugisha wari umuzungurutse, yari ahantu hari resource, ibintu byose yabihawe. Andi ngo nujya kuri kira nusoroma kuri mbuto ukayijyaho, urahita usa n'Imana. Arimo arabwira umuntu Imana yamaze kuvuga yuko asa nayo. Muri ibintu byinshi Satani adusukisha already turafite muri Kristo Yesu. Arakubwira ngo nudakora kano kantu kiriya kiraka kiragucitse. Uzamubwire ngo sicyo cyanyuma kincitse. Azi kubivuga ngo kiragucitse urahombye. Nutamenya nijye kuvuga ngo ubyita ngo ni kwaje. Nutamenya kwaje ari ayo materi mu bundi y'abakigingi bo ku modoka muyavuga mute muri abana b'Imana. Nudatera umuntu akantu no muri jenoside wamaze amezi 3 naho ugatera kandi ubaho. Ubundi subeshejwe n'utuntu. Nugira umwete ku bintu batekwa. Owe. N'ubura ubwenge Imana izaguta. Uwo murongo wanditse. Imana ifashe wifashije. Utwo duce twa B na C yaho mutwigira he? Mwamenye imirongo ivuga ngo nugira umwete wo kumvira amategeko yanjye gutegeka umunsi, nanjye nzakingura ububiko bwo mu ijuru nk'umugisha. Kuki mumenye uburongo bumeze nk'ubucabiranya nk'ubuduta. Utwo gutirisha muratuzi. Umuntu yaje mukazambwira ibintu arambwira ngo nubigenza gutya urabona amafaranga naye ngora mu bintu by'amaproje. Ndamubwira ngo ntabigenza gutya ndabona rutayo. Aranseka. Yaragiye nyuma y'umwaka mbona kubye 3. Mujye mumenya ko buri gihe Imana enda gukora igikomeye ku buzima bwawe. Satani afite fotokopi yacyo. Mwagiye muri Bibiliya mukamanura ubwami bw'Imana. Tuzabigira amabanga. Umva. Imanure imvura mu bihe byayo.
ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Umva, niba hano ucuruza mu gitondo nimugoroba ukubaka, igwaye garanti ngo imirimo yose iva mu maboko yawe nzayiha umugisha. Ariko iyi partnership tunarite koko. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Bafashe ijambo, si ukubaguriza ibiceri, si ukubaguriza kashi, ni ukubaguriza ubundi uko umuntu atera imbere. The normal way of successful, inzira nyayo yo gutera imbere. Buriya ntago muzi amakuru yo weretse abo hanze ubundi kuko ushobora kuba hubaha Imana ugatera imbere. Ndashima Imana yuko mu itoro rya Kristo dufite abantu bateye imbere ubaha Imana, kandi Imana ikabagejeje rwego rukomeye. Ntidukeneye kuguza amahanga, ntidukeneye kujya kuguza amahanga tuyobaza ngo mutera imbere mute, biba gute, batekinika bate, batera batakano. Muzaguriza amahanga ntimuzayaguzaho. Bazajya bakureba basanga nturi umunyamanyanga mu kazi kandi wateye imbere. Bazajya bakureba basanga ntiwibye, utunzwe n'umushahara wawe, ariko Imana yakinguye banki yo mu ijuru, uhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Muzaguriza amahanga, ntabwo muzayaguzaho. Watwara moto yawe ukayitwara neza, ukora ibikwiriye, kandi ugahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Reka nihutishe nsoze. 13 Uwiteka azaguhindura umutwe, ntuzahinduka umurizo, uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi. Niwumvira Uwiteka, niwumvira amategeko Uwiteka Imana yawe gutegeka uyu munsi ukayitondera. Ndashaka gusozereza ngaha gutsenga Imana. Ari gusoma indi mirongo, Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere kugera kumanuka hepfo avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicara n'abakobanyi, ntagende mu nzira zabo, ngo uwo nguwo ngo azamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto cyazo mu gihe cyazo. Ngakurira mu ngo icyo azakora cyose kizamuhira cyiza. Iyi ni ijambo rivuga ngo whatever he will do he will prosper. Ikintu cyose azakora kizatera imbere. Muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8 amaze kumbwira ngo icyakora ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, ngo nibwo uzabashishwa byose aho uzajya hose. Hepfo mu Cyongereza ngo nibwo uzagira good success and prosperity. Isi nirekera kukubeshya, shora kubaha Imana no gutinya Imana izabisoza. Ntihakajye ngo success muri business si ibintu byinshi, si kujya mu Bushinwa. Success muri business ni ukumvira Uwiteka amategeko Imana igutegeka, ni ugushora gukiranuka mu izina rya Yesu. Muri uyu munsi wa none, kuri no munsi turimo turuga kino kimwero, senya ikiyoma cya Satani. Namenye ijambo rivuga ngo murwanye Satani wazabahunga. Satani tumurwanisha amadebe. Kera mu bubyutse bwajyaga buza tukamubwira ngo shh, arya kera twatumuga shh, tukamera nk'umwirukanye ipusi. Satani wamwirukana nk'ipusi. Satani wamwirukanisha ijambo ry'Imana, ukamubwira ngo naje kumenya yuko bujya mu byo nkora no gutera imbere. Ntibishingiye mu kubeshya, ntibishingiye ku manyanga, bishingiye kuri ku ijambo ry'Imana, bishingiye ku manura ubwami bw'Imana bwa buri munsi, nkagenda amategeko Uwiteka nsaba bwa buri munsi. Reka mbahereze ihumure muhumure. Ashaka kubahumuriza. Tugiye gusenga Imana. Imana yacu iratangaje kuko ari partner wacu, idusaba ibintu, yamara kubidusaba igahindukira ikaza kubidufashamo. Nujye usabwa gukiranuka kukurenza, jya umubwira ngo ndibuka kuri partner wanjye, ngwino ufashe uburyo nkiranuka, kuko ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Buriya gukiranuka ntabwo Imana ari umusifuzi iri kureba uko dukiranuka ngo nuko ariko sana gusifura. Itubwira gukiranuka ikaza mu kibuga ikabwira ngo nyibera gusa urugendo no gucishemo. Umva, nubwo avuga ngo udakoze kare akazi kawe utiba ntiwakira, ndabarahiye numanura Imana ikamanuka, ubwami bw'Imana ukamanuka, ukabwira ngo mwami nubwo bigoye, nubwo bimeze kuriya, nubwo ari ngibi, manukana ugere nanjye, uku gukiranuka sinakubasha njyenyine, ariko ndi kumwe nawe nagushobora mu izina rya Yesu. Ni partner, n'umufatanya. Kibazo ibintu byinshi mushaka kubikora ku bwanyu, mubwira ngo ubwami bwawe bwaje, hari ibyo uri muransaba, ariko ndasaba ngo tugendane mu izina rya Yesu. Ndabizi nawe partner wawe muri business nugeraho bakora twatunyanga, uzamwira ngo none se ko turi partner hano tubagenze gute. Umva, azi kugira umuntu inama neza, akakubwira ngo ibyo si byawe kubikiye ibindi. Amen, amen. Reka mabwire, nta kintu na kimwe wahombye kubwo gukiranuka uzarugreta. Ndabisubiramo, nta kintu na kimwe duhomba kubwo gukiranuka uzarugreta. Mwegura amaso mibabwire, nta kintu na kimwe
uzahomba kubwo gukiranuka uzarogereta. Kabone nubwo akazi kaba kameze gata, miliyoni 2 zo kwishyura salary bagiye kuyiguhereza, umuntu akabwira ngo kuramo imyenda tujyamane ngo kano kazi, wamwangira akabwira ngo genda imboga zibona abana, uzamubwire ngo ntacyo mpombye, nta muntu n'umwe urakiranuka n'umwe ngo ahombwe no gukiranuka. Ndabarahiye biba. Bareke dusenga Imana. Bareke tugaguruka. Bareke tugaguruka dusenga Imana. Haleluya. Reka ubwami bwawe buze buri munsi, buzane n'icyo busaba kwa ngo nkumugisha mu izina rya Yesu. Murabizi? Muhaguruke tubasengera Imana. Iki kinyoma tugiye kucyanga mu izina cya Yesu. Ikinyoma kibwira abantu ngo bazatera imbere, bazagira prosperity, bazabona za promotion mu kazi, bazabacuruzi bakomeye, ari uko bakoze ibyaha. Icyo kinyoma tucyange mu izina rya Yesu. Niba ari nta no mu kazi kiri, ukibwira ngo uyu munsi wa none muri iki cyumweru ndagusezerere mu izina rya Yesu. Hano hari abakozi Imana, ngiye kubasaba basengere, ariko ndagusabye nibura ahangaha kandi ibi tubikora singiye kubaza ngo urakirwe cyangwa uragukijijwe, ngiye kubasaba rwose. Uyu ni umwanya uri serious imbere y'Imana. Imana ishaka kuduha umugisha, afite prosperity yacu na success yacu, ashaka kuduteza imbere. Ndashaka gusaba nibura ahangaha kandi unyemerere rwose, uri muri arwana n'intambara yo gukiranuka mu byo ukora. Yenda waratsinzwe, yenda irakuzengereje, yenda wibaza byinshi, uri muri ngo birakomeye sinzi uko nabigenza. Dushozwa byose na Kristo ubiduha imbaraga. Abakozi Imana agiye kubasengera. Hakaba ari ikinyoma cya Satani kivuga ngo ariko bizakunda nudakora biriya, bizakunda nudaca ziriya nzira. Umva, niba atari inzira gukiranuka, icyo ni ikinyoma cya Satani. Kirashaka kwiba umugisha w'Imana, kirashaka guhereza umugisha w'Imana mukeya. Ariko tugiye gusengera. No kwa padiri barapfukama, nkanswe hano ngaha mu nzu y'Imana, nawe ni mu nzu y'Imana, ariko nahanga barapfukama tukegera Imana. Tambuka uze gusengera, upfukama hanga tugusengera Imana mu izina rya Yesu. Niba uri murarwana n'icyo kinyoma cy'umwijima ushaka kukinesha, gupfukama kwawe ni ibikorwa bikomeye, ngo upfukama hanga tugusengera Imana. Tambuka rwose, yana tambuka ntutinde. Uri murarwana cyo mu kazi ahatandukanye. Iyi mpamvu ngoze iki gikorwa gutambuka kuza gupfukama ngaha nuko ari igikorwa kivuze ngo Satani uratsinzwe, ikinyoma cyawe kirarangiye, ngiye gukora ibintu bikubahisha mu izina rya Yesu. Tambuka tugushyira imbere y'Imana tugusengera Imana. Tambuka ntugire isoni. Niba urwana icyo kinyoma, tambuka tugushyira imbere y'Imana. Tambuka ntutinde, tugushyira imbere y'Imana. Tambuka ngwino tukwisengerere. Buri hari abantu bazi kwihagararaho ngo napfukamye, ndabizi urarwana byo, ipfukamira ahangaha. Abakozi Imana bazi batuzunguruke, badusengere, badushyira imbere y'Imana. Tambuka twa hano muze mupfukama ahangaha, muze tubashyira imbere y'Imana. Niba urwana n'ikinyoma cy'icyaha, urwana ikintu kikweshya mu buzima bwawe, muze mupfukama tubasengera Imana. Ntujye kureba yano narakijijwe, ntabwo icyo cyukirwa ndakijijwe, ni ikinyoma ushaka kunesha ku buzima bwawe, uvuga ngo mu kazi kanjye ikinyoma cyane. Muze tubasengera Imana, muze mupfukama tubasengera Imana, tubashyira imbere y'Imana. Tambuka rwose, ntihagarareho nuvuga ngo ndinde ni runaka, tugiye kubasengera ikinyoma tukirukane mu izina rya Yesu. Ngwino tugushyira imbere y'Imana. Tambuka ntugire isoni, tambuka tugushyira imbere y'Imana. Hari abantu ngo mu mutima wanjye Bw'Imana yabyumvishije, hoya nesha icyo kinyoma mu izina rya Yesu. Uvuga ngo kano kazi sinzagumya kuba amanyanga, sinzagumya gutura amanyanga. Tambuka tugushyira imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Yesu akugeneza. Muze tubasengera Imana, muze tuwinyingire. Izi ni imbaraga z'ikinyoma cya Satani zakubwira ngo kwa ngutera imbere, kwa ngugira aho ugera nuko ucanga. Ngwino tugusengera Imana, utambuka tugushyira imbere y'Imana. Reka se n'undi amasacu yagiye, reka se n'umukozi Imana abasengera Imana. Namwe abahagaze, namwe abasigaye muhagaze, muracyaza mutambuke muze muze tureshe ikinyoma cya Satani. Satani aratubeshye, arimo aratubuza imigisha. Yatubwira n'utabigenza kwa kundi bizarangira. Nintakora amanyanga, nintatanga ibi ngibi, ninacanga, ntago bizakunda. Muze tubasabire imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Tambuka tubashyira imbere y'Imana, tubashyira imbere y'Imana. Ngiye gusa n'ubundi umukozi w'Imana, umushumba wacu adushyira imbere y'Imana. Tambuka, ndabona abakiza, muze mwihuta rwose, muze rwose, muze tuneshe ikinyoma cya Satani. Muze tuneshe ikinyoma cya Satani. Naho aho ngaho hari uhita ufata icyemezo aho ngaho uhagaze hose, ubwo Satani ngo ya ntabwo nzemera ko muri business yanjye winjizamo amanyanga, ngiye kumanura ubwami bw'Imana. Muze tubasengera Imana, uneshe rwose, nta mpamvu yo kuba mu bintu byo. Muze tubashyira imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Tubashyira imbere y'Imana, dusenga Imana, tubashyira imbere y'Imana. Reka tsabe uwo tugiye gusengera amangaba, nawe uzamura ibiganza aho ngaho utangira kwisabira ku Mana. Ibyo ukora byose uvuga ngo ntacyo iki ngomba kukinesha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, atera umwanya wacu wagiye. Nawe asigaye twese, reka tuzamure amaboko imbere y'Imana, twisengere mu izina rya Yesu. Ugira isengesho ubwira Imana uko dusengera amangaba, nawe wisengere mu izina rya Yesu. Imana y'umugisha. Haleluya. Dukwiye gusaba Imana imbaraga. Mwe mumane amaboko gatoya, mwumve iri jambo ko rifite uburemere bukomeye. Tugiye gusengera rimwe tunatandukane. Dukwiye gusenga Imana ikaduha imbaraga zinesha ibinyoma bya Satani. Tukemera ukuri kw'Imana, nibwo ubwami bwayo
buzamanuka mu byo dukora, kandi nibwo tuzashobora kumvira Imana. Buriya Satani yarabeshye, abeshya Adamu na Eva kugeza igihe abeshye na Yesu. Reka mbabaze akabazo kamwe. Satani abwira Yesu ngo nahindura ibuye ngo rikaba umutsima, araba umwana w'Imana. Mbere yuko arihindura yari umwana w'Imana cyangwa ntabwo yari we? None se guhindura ibuye rigahinduka umutsima nibyo ari kumugira umwana w'Imana? Yari we already ataragira gute? Atarahindura ibuye ngo rihinduke umutsima. Ariko araza aramubeshya kugira ngo Yesu gusa amwumvire. Hanyuma arangije aramubwira ngo ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari nge wabugabanye kandi mbuga bironshaka wese. Yesu niwe wari wararemye ibintu byose cyangwa ari Satani wari warabiremye? Ni Yesu. Rero ibinyoma bya Satani dukwiriye kubisenya mu izina rya Yesu, tukanga kubyemera mu izina rya Yesu. Imana irifuza kuduhereza umugisha, ariko umugisha ufatanye n'ubwami bwayo, bukaza mu buzima bwacu aho dukorera no mu byo dukora. Ni icyifuzo cy'Imana, ni icyifuzo cya Yesu. Imana iduha imbaraga zinesha ibinyoma byande bya Satani. Reka dusenge muri ubwo buryo, kandi Imana iduha imbaraga ziyumvira, n'abatu basengere n'Imana ijyane natwe. Turasohoka dutanga amaturo ndetse n'icyacu. N'uyu munsi wa none narababwiye ejo no mu nsengero hari abantu bari kwitirira izina ry'Imana ngo n'abapastori, ngo ni ba bishop, ngo ni bande, ari abakozi ba Satani, bari kuvuga ibinyoma bya Satani bakabyamamaza aho kwamamaza ijambo ry'Imana. Iyo umuntu akubwira ngo zana amadolari 100, nyuma y'amezi 3 urabona amadolari 1000, ibyo ni ibinyoma bya Satani birimo birazenguruka. Ni mwitondere n'abantu bambaye impu z'intama ariko imbere ari amasega aryana. Mwitondere amateleviziyo mureba, mwitondere amaradiyo mwumva, mwitondere abantu bahagarara imbere. Usoma ijambo ry'Imana umenye ukuri kwaryo, kubera ko ubu ngubu hari n'amasega aryana yambaye impu z'intama. Abantu bazi ngo n'abakozi b'Imana kandi ari abakozi ba Satani. Soma ijambo ry'Imana, usaba Imana iguhereza imbaraga, urisobanukirwe, ushyire mu bikorwa iby'Imana ishaka. Imana iguhereza umugisha mu izina rya Yesu. Imana nishimwe, haleluya. Abisiraheli Satani yarababeshye arangije arabakubita. N'uyu munsi bubashye Imana bahinduka umutwe, na zira ntambara zarangira. Twaguriza abandi ntabwo batuguriza, habayemo kugira na partnership n'Imana. Reka dusenge dutahe kugira ngo tutabarambira. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kuduhaye aya materaniro meza. Mana nuhabwe icyubahiro mu byifuzo byawe. Uri Imana yifuza kuduhereza umugisha, umugisha mu byo dukora, umugisha mu bikoresho dukoresha, umugisha mu gasozi, umugisha mu rugo, umugisha aho tugenda, umugisha aho dukorera. Uri Imana ibishaka, ariko nanone urashaka yuko bijyana ndetse no kukumvira ndetse no kukubaha. Muri iri teraniro twumvise yuko Satani ajya dubeshya bigatuma tutakubaha, tukagendera mu binyoma bya Satani. Yatwijeje umugisha ahubwo tukawutakaza. Muri iri teraniro twongeye kwihana aho twumviye Satani tukemera ibinyoma bye, bigatuma ubwami bwawe budakorera mu buzima bwacu. Dusabye imbabazi. Hari abapfukamye imbere yawe basabye imbabazi, hari abahagaze mu iteraniro basabye imbabazi. Dusabye imbabazi aho twemeye ibinyoma bya kamere, aho twemeye ibinyoma by'iyi si, aho twemeye ibinyoma bya dayimoni, aho twemeye ibinyoma bya Satani. Uri Imana ishaka guha umugisha abagore, uri Imana ishaka guha umugisha abagabo, uri Imana ishaka guha umugisha abakobwa, uri Imana ishaka guha umugisha abasore. Ariko urifuza yuko uwo mugisha tuwuhabwa n'ubwami bwawe burimo bugaragara, n'isura yawe irimo igaragara, imbaraga zawe zirimo zigaragara, kamere yawe irimo igaragara. Muri iri teraniro dusenya ibinyoma bya Satani mu izina rya Yesu. Dusenya ibinyoma by'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ibinyoma by'isi, ibinyoma bya kamere mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu naho dukorera, tubisenyesheje imbaraga zazuye Yesu, tubisenyesheje imbaraga zawe, tubisenyesheje imbaraga z'Umwuka Wera. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu reka bohore iri teraniro, reka bohore abapfukamye
amaraso ya Yesu reka yeze, reka tunganye, reka akize. Imbaraga z'umusaraba, imbaraga zazuye Yesu, reka izo mbaraga zikorane n'itorero n'abateranye, zizana ubwami bwawe muri twebwe kandi muri iri teraniro. Turasenze, dukoze komande y'imvura ikwiriye mu ijuru. Wavuze ngo uzakora mu bubiko. Uri Imana ifite ububiko, uri Imana ifite ububiko, uri Imana ifite amadepo, ufite amadepo, ufite amadepo, ufite amadepo, ufite inganda, ufite amadepo, ufite house weya, ufite ububiko, ufite amadepo y'amafaranga, ufite amadepo y'amadolari, ufite amadepo, ufite amadepo y'ibyo dukeneye, y'ibyo dushaka. Ufite amadepo yatugira imitwe ntitube imirizo, ufite amadepo yatugira ab'imbere ntitube ab'inyuma. Ayo madepo urayafite, yakoremo unyanyagize muri iri teraniro, kandi buri muntu yakire uwo mugisha wawe. Urakoze Mana nziza, tugiye gutanga amaturo ndetse n'icyacumi kuduha umugisha wawe. Kandi ubwo dutashye, umwuka wera akomeze asobanure iri jambo ryawe, umwuka wera akomeze adufashe turishyire mu bikorwa. Twe kwemera amafotokopi ya Satani, ahubwo twakira amakopi original aturutse mu ijuru, yayandi utanga. Ubwami bwawe buze mu byo dukora, buze mu rugo iwacu, buze aho dukorera, buze aho tugenda, buze mu byo tuvuga. Wavuze ngo uzatanga umugisha ku mirimo y'amaboko dukora. Tanga umugisha kuri buri muntu wese uri muri iri teraniro, tanga umugisha ku bikoresho dukoresha, utugirire neza. Akira aya mashyi kubera imigisha duhaye muri iri teraniro, kandi ugenda mu izina rya Yesu, amen.